ntabwo rero hano ni kwa Mutabazi na KECAPU tugeze ibintu bikaba bimeze neza cyane. KECAPU yaje kudusiga agenda yamaze kubyara ubwo utabwira abantu ko wateye abana bane. Soya namutende abana bane n'igice. Nta mugore ubona guteye bangahe hano. Umwe n'igice. Hapa ndani kila kitu chote mapulekete nakurunga toya kahagati nakurunga toya byose ni bitatu cyose ni bitatu nakira kimwe kitari bitatu urose yagiye kubyara abantu 8 ni ibintu 8 byara abantu 8 se wanteye ariko wagiye aho ko urutwite je byara abantu nose niba ntwite ko ntwite umwe ntwite Werekana umuntu twite. Bivuyemo ibintu gutwita. Ndatwite. Tubabwiye abantu 8 arasaze yazanye ibintu nk'ibyo abantu 8 baguteze kwa KECAPU hangana kwa KECAPU. N'umugabo wita Mutabazi. Ngo rero hano ni kwa Mutabazi na KECAPU tugeze ibintu bikaba bimeze neza cyane. KECAPU yaje kudusiga agenda yamaze kubyara ubwo utabwira abantu ko wateye abana bane. Soya namutende abana bane n'igice. Nta mugore ubona guteye bangahe hano. Umwe n'igice. Niramuze na nzovu. Umwe n'igice. Watende abana bangahe. Umugani mu Kinyarwanda ngo ngira ubyare. Gusubira nama. Subira nama. Sore. Muzahite mono wanjye. Dore za sake. Ubwira iki KECAPU. Jambo namubwira nuko yasubiraye. Akazitondera uramuca. Cyakongera ngarongera akamwa gatagira barindwi none. KECAPU na matwamagira nimwe nisubiro namahwa ariko nyine ushakisha undi muntu udatera abana batatu. Gerageza shaka gutera umwe. Nabona nkakanimba shaka gutera igice cy'umwana. We nta kibazo cye. Rero Shape wanje mwamushika. Kanimbo na nabyara. Wo kugeza amagingo ya natera. Bamwita Tunisha. Buri nawe akaba atwite. Ewe nago nwite. Arabyanze igiye kuba igiye. Ewe kuzana amazi ashyushye we iraguye. Nabonye ibintu biba muri hano. Aka basivile baraha abana batari umwe gusa. Yore dore mabuze datinya nkoko. Urandebera abasivile batinya n'inkoko ubusi ko kuzoka yakwinjira mu kanya wawe murasakuza. Hari babu.
narabibabwiye Chari muri. Black shine. Bimeze bite mwana? Saddam sari. Hussein. Hussein aje mapiri waze. avuye mu nkozi z'ibibi kuri kinshimije ni gutekereza ikintu kimwe gusa gutekereza ko tugiye kurya noneho kugira ngo byemere niturangiza kurya simbona umuntu hano mwese mutemuso ko ngiye ugomba kurya n'ibyanyuma tuje kwa KECAPU kandi turarya turananywa uko byagenda kose ifiriti twavana tukunywa amata twasubiza nagiye gukina yes amateke mariye uje kurya uje gusura abana mu mamata yanjye atatu nyasitanye ndagendera mwira mu nzira yese ko nayanyweye nkiri muto sinakuze ngira ngo nyine wabonye ntari soft utambasha umugore kubazi karate amaso ameze gutyo ukamenya buri kanya nawe ugiye kunyiba sinakubasha banshaka umugore umeze nk'uyu nguyu dore karinda kandi nawe rinda mushatse ntugire ngo nawe amafaranga yanjye wazayana kuzanga ubona nimugoroba nasho uri kunyitegereza nabona ko ugiye kumenya itubu biganiro guhiyumbira bishiriye gisho
imbwa yawe watunga imbwa afite telefone yirabura umupira ari wirabura izihe ntambwe ebyiri mu rugo ni nka Saddam yaciririye imbwa mwaseka uzashaka nureba amafaranga mu buryo atazakwica kunyitegereza ibihembo ijana ushobora kumedita ko ndi mubi amaze kubigeramo akazandusha abona utangiye kunyitegereza sheri ibihumbi ijana abijya muri shopping gusa utangiye kuvuga ubwiye barayimiza datawe tujya kureba rero imodoka yawe iravuga ntabwo ivuga iriya radiyo iragenda imodoka ni icyatanu baretse se nabiparika hagati y'izindi imodoka ya Jumapili yajyanye mu igaraje ejo bundi baramwange ngo yishyire nk'abandi babumba inkono byarandi babumba inkono bayikubumbire yese sabe yabinditse sore yabinditse ufite umunwa bimbitse Jumapili yabinditse ntubibona ko yakoze yashokoje urw'intwari n'umukecuru wo mu cyaro Saddam byamutunguye ko yicaranye n'umwana umwegereye kabisa. Kumbabaza nge nimba baranyishimiye nyiri uruhinja kandi reka bagishimira gasimbizi. Saddam akabwiye. Reba buryo musanga biravata muze gute. Yewe nashaka bigaragaza ntabwo dusoma gatukiri. Ako kandi ushaka kuba wagakubitira kwambara imyenda. Muri abashaka waravuga ko asanga ko wasomye nywane binyura umwana. Buryo Bura gufata mama we yavuga ati akira umwana. Bakajya bakufata bakakurya inzara. Yewe nasaga n'abapapa nyiri uruhinja. Umuntu bari barisenda amasende nyiri uruhinja. Ngo niyo mumba. Ngo bana mu baririmba ngo ni gitangaza. Bari ko baririmba uki wabye. Kaza neza mu bwacu bamutabazi na Yaje KECAPU n'abamenya service nisange n'ibisanzwe nyine n'ibindi muri abasanga murakoze bajya kubya rero mwakoze kuba twaje gusura famiye Mutabazi kugira ngo amasanga y'agasinzira bajye kujya mu kabati ariko kanya agiye kuba yajya yitegeho kugira ngo tubirangirize rimwe gahunda yatuzanye yabaza uko bagana tukubagara rero buri wese aca umugara agomba hano Mutabazi cyangwa twese anagatuze twese ariko bamu benshi arabazi muri filime nubwo ajya batabaza amazina arimo abenshi babiri gusa ni bonazi benshi mwarahuye usibye jewe uwo ni
ingofero uramuzi nakwemera ingofero yo kutamuzi ntabwo wenda izina nibyo nazi haguruka wivuge yo The floor is yours. rebesha ingofero inyuma Izina boyfriend. nta kibazo rebesha inyuma watwemuye kuremo Akwambaye neza. ongera abakozi amazina bandita muri filime nitamo ariko amazina asanzwe wase ota soleil yitwa azima kaka kanamba cyangwa se Wilson Ibra Juba Piri uramuzi urabazi aramuzi wahwanya ntabwo muyoberwa shafi tamu yamwisha ngana yayoberwa naribizi ko ugiye kuvuga ko ndi imbwa Keza Linda ubutabera arafata agenda ntishya amakanzu utazi ibirori Nitwa Tony mu buzima busanzwe muri filime nitwa Coconut. coconut iki amazi yanywesha iki mwohereza da coconut zigira iki amazi amazi muyanywesha iki umurera vraiment bienvenue bamenya mu gihe kuzatwica ko natwe tureba nirari ukavuga cyaje mwoka mujo Teresa ariko baguhaye akana namwe nisha fry kareke nyoko nako mu gitanda okay kadukomeze aho wacu bagirira ari kuva kera umugabo ufite irari mu buzima nasubhana cyangwa bagabo baremanye iki irari ariko nuko byahindutse n'abakobwa batangiye basigaye kandi nuza ufite nyine umugabo waca ku mukobwa ufite nyash ufite vibre wagize umugabo nahindukira umenya ko ntacyo ufite kecha ko n'uburyo baramutabaza cyo nahindukira maze hindukira rero neza kwijisha kugira ngo kugira ngo agire vision yabusisha uswari igihe ureba inyuma bikagutera umujinya wa ninjoro ukaza wahindutse ibintu byabaye by'ibindi ukaza wahindutse wese ukaza ibintu byose okay gutembera byongera ubumenyi katugaruke rero kecapu na bofre twishimiye urugo rwanyu cyane ukuntu bajya ababofre ariko ababofre batamutangiye kubanga none tujya kuvuga ko ibitumamo ahubwo agiye mugira umubofre bakavuga ngo ndane sawa ugasa nk'umubofre mufite nyine ashyigikira ibintu byanyu ari cool aranabyumva wenda example ya mbere urabona ko kecapu ajya kubyara buri minsi 2 mutabazira mu bwaza gukina kumara twita impanga rwose abana 3 ni ikintu gikomeye kuko usibye na kecapu wenda kuba byamugiraho ikibazo n'abazanaga umuntu wabo hanze bari benshi uzapfa urabona muri giye gukina ntabwo yenye ufite rero bwita kumuhereza kaza agiye kubyabya hano 3 meze fresh batanatinze n'ahandi ubwo umuntu w'abantu tugira gute tuba turawuzimije mu gihe mashini mutabazi rero mutabazi twarakwishimiye bamenya series ni byiza cyane iyo umuntu yaje muri team yanyu hari ukuntu umugabo ashakana n'umugore ugasanga umugore yamumenyeye muri bamenya ariko tuzi ko ntago uzi we kecapu uzi mukayizere jari kuko 14 years muziranye imyaka 14 yari akiri muto cyane ubwo urumva rero uko yari yabyiruka ko step zose muzi atatwa sori na ataritwa kecapu n'andi mazina menshi bagiye banwita urumva ko ari ibintu byiza cyane bango n'iki nagiye mu gukimubonamo nyine uzi movement ze hari ubwo mwibeshyaho harimo nk'abagira ikibazo cyo muri filime iyo umuntu ashatse nk'umugore amukuye muri filime akenshi ubu natangiye kumurinda filime cyane
ugasanga umuntu amenye n'umuntu muri filime n'iki kintu amukundiyemo agatangira kumubuza amahoro ikibazo ko atamushyigikira ahubwo mu kintu yamumenyeyemo atangiye kumubuza amahoro. Akenshi mbere y'uko umuntu akunda undi afite n'ibindi akunda ku giti cye. Rero twe twarishimye kuba waratubereye bofre kanajya kunguko kadutera umukobwa wacu imbere abana rwose akaba n'abakobwa bagiye basigaye barasaba bofre yamuze mu mutwe Kanimba yaratunaniye basaba mubije ngo bofre mukoze twanga ko pati yaba mu muyi. Rero ni ibintu by'ingenzi nubwo natwe twakinishaga KECAPU muri kiriya gihe twari dufite amakenga menshi cyane kuko sete nyinshi yagiye azaho sente twabaga twamupangiye ntabwo yazikinaga usanga akina 3 2 nyine twewe ni muntu ushobora gukunda kumaza inshuro kanya meze ute meze neza na sene za ku cyose akinaga yicaye kugira ngo ataza kugira ikibazo kandi bano mu gukina wicaye cyo naho ikibazo kuko uvuga cyane batangiye kuba baramunda. Rero mumbera amashyi Mutabazi umugabo pe n'umugabo udatsimbururwa n'abashaka kugira icyo bamubwira ko nzi ko amamuje ko SketchUp yaza gukina kiragiye n'inshi ariko Imana idufasha ko SketchUp natwe zigera kuri tele kandi byagenze neza. Kuri uyu munsi rero tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi umunani ndiko nyirimo kwa karindwi ukwezi kwa munani twapanze inshuro nyinshi zo kuza kureba KECAP twatwitamo usanga bafite ikibazo cye usanga bafite ikibazo cye nibihuri. Ejo bundi nibwo twamagaye KECAP mu gihe cy'ibyumweru bishize batihitamo time none twe tuyikurikiza aduha n'umunsi bigenda neza. Rero mu mafoto y'umutorariye baza gusobanuza abantu twagiye turawitabira harimo abataje hano kuri uyu munsi ariko batumenyesheje ko batari buze atari benshi. Ubundi iyo dufite zino member ziri hano bamenyera kimwe yakira bose episode 10 zibeshya naho ndi muri bagaragaramo buri wese agiye agira uwo yaserukiye uyu yaserukiye ko kwa Tom uyu mukobwa yaruserukiye yaserukiye ko kwa Tom famille Kanimba fo umukoke ruzuye uburamo ni biju umugabo we ugiye mu kazi baraza kumuzana bitinze urako n'urugo ruzi ashobora kwizana kuza kwizana cyangwa urugo rwo kwa Paul ruzuye umukobwa we nawe yamara mu magaranga ave mu kagarama ngaze yamubwira ati nakoye twagusize datuma. Rero twishimiye ikaze mwaduhaye ko buri muntu wese agafata icyo ashaka cyose afite icyo ashaka hagati aho rero twabasuririshije ibyo tuzi mu muco basurisha nyine twakurikira amategeko y'uko twumvisha ngo basurisha umuntu wibarutse abana batatu ubu ngubu kugira ngo tuze kugenda amageze ku meza igihe amagambo atashira niyo amasubira guca imbere buri kanya ari igihe ubaye babiri bapanze kuvuga ariko nasabaga ko nyuma y'ibyo twabazaniye nka gift ndetse namwe uko mujye mubitanga ahandi tujyana no kwa biju nyawo tumwe mwoherejeyo nako twese twenda dukora famille byazaba na byiza tukakomeza tukaguma kunguko kuko ari igihe amagara umuntu ati cyo gusura umuntu ararwaye ugasanga wenda umwana arimo araduka kimwe ariko ikibi kibagira ni kimwe nuko ndi ntagomba iyo umuntu yanze kuza gusura umuntu nanjye ndamwishyura ushobora kunyohereza amafaranga warwanye hakoreza andi ahubwo ati nawe yihuza gutuma nawe afite kuza kukureba kandi bari presence y'abanye ikintu kiza kuruta. Rero muri kano kanya mu byohero bya Mutabazi na KECAP nyuma y'ibyo twazanye twari dufite nakandi gapapuro kajyana abantu aho Mutabazi akora n'ubundi Mutabazi akora muri banki urumva muri assurance urumva dufite kandi gapapuro
amenyereye ko kamujyana ku kazi umuntu akatagira ibyo akurayo nako twaje twitwaje none muri envelope kugira ngo ibintu bize kugenda neza imbere y'abakiriya y'abashyitsi y'abashyitsi ni byiza rero mutukunde famille mwaza tukabagezaho ubundi butumwa kugira ngo biriya bintu mwadutekeye tuza kubitenguha mukoma amashyi bose ubukwe bwanyu uri hagati y'ubundi umukobwa mu izina n'abakobwa bose babamo bamenya series nibwo butumwa bundi twabageneye nyuma ya buriya murakoze cyane muguma hanga mu gihe cyo mutubwira ko turangirize rimwe amagambo arangire nuko dukunda kuvuga twebwe murakoze cyane rero mwongere mumere amashyi no kuba imidote yacu badewe twishimiye ikindi cya kabiri kuba KECAPU yarafunguye channel kandi channel irebwa cyane channel y'ababebe y'ababebe yakuvuyemo ngo bivuga we abakiriya banjye KECAPU TV uri mu mujye muyikurikira buriya nibyo byiza cyane mwabonye ko ari kuri izina rigira akamaro rero rigira akamaro uraka KECAPU kugira akamaro abatwahiya na Mikaye na mu minsi y'imbere abo nibo bazabashyiraho content hariya content ikore cyane kandi abandi bintu bashishikarize nyine ubu twari tuzi ko mufite kamera kugira ngo nawe muze gufata content yanyu ariko kubera ko utari content creator bibagiwe kamera ubu ninjye ufite content kuruta wowe kumara kumenyera uzabimenya ko abashyitsi baje wanyu ufate kamera uyiteguye kandi ndashakaga kubikora rwose bayigure rero bayigure neza imbere y'abakiriya n'ikimenyemenye iyi video twaje kubafatira muzo editing with KECAPU thank you so much nishimiye ko mwese muri hano ndi umunyamugisha kuko akenshi hari abantu bari hano ariko batajya baboneka ahandi hantu mu bikorwa byo gusurana hagati yacu muri bamwe ndashimira rero umwanya wanyu mwafashe mwese mukaza hano ni mu ntara hari ushobora kubyumva iyo ashakaga kuza agahita abireka kubera ukuntu ari kure cyangwa se binagoye ariko mwigo mu muhanda Imana isubiza aho mwakuye ibambere umugisha ikindi ndashimira Ramazani cyane izina aka kanya rifite n'icyo riri kumarira nibeho tumwe ndigira na mbere yaho navuga ngo nagiye muri filime bwa mbere atari we ariko izangiriye umumaro na filime ya mbere yamembye ni Ramazani wabiteye kera nimba umubosi nzakugurira akabumbu akabumbu kazahabu apana akabumbu ka kijana rero agaciro buri kimwe ukora kubera njyewe Imana ijya kumwigisha nta bindi rusange Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muri aka kanya ndashimira cyane mpereye kuri KECAPU. Ndavuga KECAPU nyine kuko twagiye muri sinema. Ndashimira KECAPU kuba mu kubana neza kuko umuntu atabana neza burya ntabwo ndakeka n'ubwa mbere twize n'ubwa kabiri. Uko uyu Ramazani ni ubwa mbere kuko nacyagiye ngiye kuvuga kuri parcours y'ubuzima nyine bijyanye na kugira tubone zira mpande eshatu yarakinaga buri munsi yajyaga akunda amafaranga murabizi niyo atabonye ararira yajyaga gushaka amafaranga ninjye umwijyanira mwaza no kumufata
ariko nimba musize buri minota 10-15 either it's a message cyangwa it's a call amenya mezute ko twabanje kugira complication mu bikiri nyine inda ikiri ntoya ariko still nyine turaye tumeze nabi saa 8 gasinziye kubera ndagera ku kazi saa 2 saa 3 tugomba kuva mu rugo nkabanza mu droppinga kwa bamenya nkajya mu kazi. So abagabo bakeya nibo babyakira kumva ko usize nyine umugore wawe utwite mu rugo rw'undi mugabo nubwo ari akazi nyine mbizi ko nabyita mu byita location mwebwe ariko mu mutwe ugenda nyine uvuga bimeze bite nk'ubwa mbere tujyayo ubwo nyine ntabwo ngiye kuvuga nyine muri babiri uzagakatinga so naramudropinze ariko ndavuga ninde uhari wabyutse hari umukozi ndavuga ninde wundi wageze mbanza kuguma hanze kwanza ariko ndi kuri telefone naragenda ndavuga what's going on here ariko nyine arambwira Ramazani aracyaryamye ariko kuko we isaha nyine ni isaha ashobora gukerwa ariko isaha agerageza kuyuba so musigaho nyine ariko urumva nta mahoro nyine abantu barabizi nyine kuvuga bimeze mu tumugenda turabizi ariko telefone kugira yikupe nyine nuko nari numvisha ati abwo akenshi mukajya kumva ngo akanimba arazinduka kenshi hanigiye kubera akazi kanimba yakoraga we yarazindukaga cyane ako nakumva yatumwe there it's okay so noneho ngatangira akazi mvuga it's okay ariko n'ubundi still make calls so tukurikira tugira ibibazo nyine bigakorana ariko tukiyangana irakura noneho igira nyine bimera neza akajya mu kazi nkajya kumucyura turinda tubyara nyine ariko umunsi ubanziriza kujya kwa muganga kuko twagiye kwa muganga ariko wa 4 saa 10 nibwo twagomba kwinjira kwa muganga ku wa 3 yari yakinnye nakwiyongera nta kibazo ako wegezeho itameneka ku wa 3 yarakinnye kujya kumufata ariko nabwo numva ntabwo yari ameze neza pe kuko urumva nubwo bavuga ati ejo nzajya kwa muganga no ejo nzajya nzarara kwa muganga turataha nta kibazo ufite nta kibazo ufite ejo twirirwa mu mujyi ku wa 4 duhawe utuntu twa nyuma nimugoroba arara kwa muganga. Iki ni ikintu nshimira abana babutse neza ariko n'ubundi still bamenya baje mbere n'ubundi kwa muganga yego abari abafamily bari ariko Ramazani ntabwo yatinze kuza hari n'akantu bashutinze kwa muganga bira n'abagabo bakibabye nakubeshye we yashaka gukina we nta kibazo yari afite nta kibazo pe nta kibazo kuko muzi biriya bintu bitangira akiri umwana nanjye gura umwana ariko nari mbizi nyine parcours ye yo gukina filme ndayizi uretse nyine hari utuntu duke naza ariko kujya mu mwanda bizi so cyo kuvuga nuko bamenya ari famille yiwe nkuko nanjye ku kazi navuga ngo nindi famille ko ni wantu gufata umwanya munini cyane mwe mufite iminsi ariko twumva saa 1 ugeze gatasa kumenye umva bari ahantu hawe rero hakomeye kabari ko mbyita cyo kubashimira cyo nuko ibi ni ibintu byiza ku bana gutya arahari nyine narakubwiye n'ejo bundi akamwashutinze noza kanimagaruka yambwira ati hariya ninjye ugarutse yambwira ati hariya ninjye ugomba kuza kuko ni ibintu urumva nyine yashatse kujya muri script kuko urumva ni ibintu akunda nyine ntabwo abyumva ukuntu ataraza gukina so nge ndamwankoraje ndabikunda kuko nyine mubikora mu buryo buri professional icyo ni ntabwo ari ukuvuga ngo mvuye ku kazi kanjye muri biriya nanone mfite iminota 3 ya nyine ni ibintu mukunda mukora kandi muzagera kure inshallah muzageza kure iyi industry kuko murabizi mwebwe mwatangiriye niyo nabonye ejo bundi yawe ari cyagiye ari nyine gitangira pe ariko aho bigeze sofa nje nabikubwiye ari gihe nakubwiye ni ku kazi hari office ninjiramo iyo kuwa kabiri nyine ugasanga umuntu ntabwo yagiye muri pause kuko ari kuvuga ndareba 25 minutes ningenda nkajya kurya nkagaruka bose aramagaze hejuru so it's better n'umusambusa
biraba bihagije nyine ndarya mu rugo kandi nta bantu barenga 100 nzi ngewe bakora icyo kintu nyine bakurikirana icyo kintu kugira muri office ugasanga nka abantu barenga 30 yari bamwe urumva haba ari n'ahandi hantu butaza ariko abantu 30 bara nyine murakunzwe mukomeze nimucike intege kwa imbaraga ziracyari byo gukora biracyari byinshi ntabwo muragera aho mugomba kugera ya kepusha mbashimira cyane no kuzima ko mutuzirikana baje kwa muganga muje mu rugo yego natwe dufite channel ariko ntiragira iyanyu yageze ariko nibyo wakoze nabyo turagushimira kuko ntabwo nta muntu wapfa kubikora niba yose igitabo ntabwo tugiye gukora neza ariko takorwa na buri wese so Imana ikomeze umugisha ni team mwakoze cyane gufata umwanya mwambutse Nyabarongo imvura iguye mwarara urumva ahantu mwajya kwisobanura nyine ariko n'urukundo rwatumye muza so ibyo kuvuga uretse gushimira nta bindi byinshi umuntu aba yavuga urebye buri umwe najya namushimira ku giti cye ibura turakubitana kwa Makuza tukaganira ari we turaziranye buri umwe nyine umugabo nubwo yanze kunywa akantu ariko baramuzi yabuze ingurube ikintu cyiza nuko kuva twatangira ubwo tuvuge projet bwo yaba mu bukwe umuntu wari wambariye madame Ramazani na Kanimba urumva ni ibintu byatangiye kera kuba bakizana mu rugo n'abana bavutse bazakura nyine hari ibirori byose bizajya biba nitubatumira mujye mwitabira natwe tuzajya turahari ni mutumira tuzajya tuza naka nabyara tuzamusura ure ibirenze nuko mwakoze cyane kadusangire ibyo twateguye kubakiriza